Nahereye mu kabwibwi nenga ibitoki byanjye byanze kunoga ese n'ubwatsi bunaniwe cyangwa n'umuvura ushaje icyo nshaka nukuretesha nshaka gushira icyaka undi nkaretesha umutobe 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 sinjye uri burote nk'umutobe umutobe 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 sinjye uri burote nk'umutobe ndenga nsutane mbega mfukamye ninshaka amagare ndakoza hirya hino hirya hino retesha kandi sogokuru yavuze iby'umuhanga wo kwinga koza igikatsi hirya hino kandi umutobe uboneke ahazamuka ndananiwe ahamanuka ndashobora ahazamuka ndananiwe ahamanuka ndashobora icyo nshaka nukuretesha nshaka gushira icyaka undi nkaretesha umutobe 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 sinjye uri burote nk'umutobe umutobe 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 sinjye uri burote nk'umutobe umutobe 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 sinjye uri burote nk'umutobe umuga ese n'ubwatsi bunaniwe cyangwa n'umuvura ushaje icyo nshaka nukuretesha nshaka gushira icyaka undi nkaretesha umutobe 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 sinjye uri burote nk'umutobe umutobe 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 sinjye uri burote nk'umutobe ariko akazi karabuzuye umusore ngo afite amatama nk'ayicu kibuditse imvura uje mu icano ryo kubeshya gusa nizere ko ibinyoma wajaduje mu mutwe no mu kanwa yala umva ngo ndabaza Yesu ngo ni umukristo ye bayibona nka yavuye kwa kabugaje abundi urumva utabufite ibinyoma ariko mani kutsiga kabisingira ubushorwa nk'ubwo ngubwo kandi abantu nkamwe yakira mwahozeho twabitabye cyane umva reka irushanwa ritangire tuze kureba utsinda umva maze imyaka 3 iyo nitoza kubeshya nifashishije Bibiliya Korani na diction rero sinzi impamvu uri kuza unera ubwoba ariko bajyana kuba byose nakwishaga narekere mbumva mwivuga ibi mureke irushanwa ritangire turebe uza gutsinda ndenga nsutane mbega mfukamye ninshaka amagare ndakoza hirya hino hirya hino retesha kandi sogokuru yavuze iby'umuhanga wo kwinga koza igikatsi hirya hino kandi umutobe uboneke ahazamuka ndananiwe bintu mwaje kwitabira irushanwa ryo kubeshya ndabashimiye mwabagabo nako mwatugabo gusa se ndimo ndabasibye ndimo ndabarata ibyubahiro ariko rero ndabasubije nakosa nawe reba nk'uyu nguyu ubu se n'umugabo cyangwa n'akagabo nk'uko rero mwitabira ino rushanwa mwabagabo murabizi irushanwa rwose byose rigira amategeko n'amabwiriza rigenga amategeko agenga ino rushanwa kugira ngo hataza kugira umuntu ubyibeshyaho itegeko rya mbere nta muntu wemerewe kubeshya ibintu by'ukuri kandi kirazira kubeshya ikintu mugenzi wawe nawe yabeshye itegeko rya gatatu kirazira kubeshya ikintu wavanye kuri Google nituza kugenza tugasanga uri kubeshya ibintu bizwi kandi by'ukuri urahita ukurwa mu rushanwa ukurikizwa muri iri rushanwa kandi nta bintu byo gukopera mugenzi wawe urabeshya ibyawe ku giti cyawe murabizi rero ko tumaze kumva amategeko n'amabwiriza umuntu ugiye gukurikiraho yitwa Atiwan murabizi nitwa Atiwan navukiye Burundi mu 1948 muri 2021 nari mu ntumwa za Yesu akaba ari igicucu ruganzu mujya mwumva George Bane akaba ari njye abyo umwana bitaga ubwenge byamwumva namushiki we bitaga Nzabaha bose ubwo ninjye mpamvu nkuru mujya
sha ubivuze neza kabisa uri igicucu George Baneti ubu nawe utangiye kwibagirwa amategeko n'amabwiriza agenga ino rushanwa umva wagira ngo uri kwivuga ibigwi nako muri yamvugo iki gihe uri kwikina pe umuntu wongera kuza yikina arahita akurwa mu irushanwa bitewe n'ukuntu irushanwa ririmo riragenda ngiye kubakurikira ukuntu ushobora kwitwara kandi irushanwa ukaritsinda neza ejo bundi mu cyumweru gishize nagiye ku mubumbe w'isi mihurira n'abazungu batatu umuzungu wa mbere twahuye bamwita Lukaku umuzungu wa kabiri bamwita Sadio Mane noneho ngeze imbere gatumura n'umuzungu mu bazungu ngoroka yari wenyine yari kumwe n'abandi bazungu babiri yari kumwe n'undi muzungu bita Mario Balotelli ari kumwe n'undi muzungu bita Paul Pogba ubwo rwa rugero nabahaga nizera ko umuntu ugiye gukurikiraho aza tubwira ukuri na kibinyoma kandi abivuga neza umuntu ugiye gukurikiraho ni Mijob reba ahangaha nitwa Wakare Mijob wambaye basi zo mu 1911 ntabwo muzajya mu ijuru naba naritabiriye irushanwa rya muri 2023 muri iyi minsi ndi gukoresha akazina gashya ka Slay Boy muri 2018 naba naritabiriye irushanwa y'abahungu ba mbere beza mu Kinigi umaze kubyina reka aho ngaho uvugishije ukuri wakabaye uvuga ngo muri 2018 nitabira irushanwa rya Mudison rwo mu Kinigi tsindwa na mwene ngaki ubwo se uzagira umunwa kugenda ibyo atwanavuze ni ukuri aho nanjye muri iyo minsi nari imibereye irushanwa ryatwawe na Nonology mu Kinigi ndakeka no muntu ugiye gukurikiraho mu irushanwa ryo kubeshya ni ubu ngubu witwa Nonology ubwo bica kumva bene irushanwa ryo kubeshya ngoro guseba igenda none bakomeje kumva bavuga nabona navukiye Nyagatare waba w'amata aho inyambo zitaha ibisabo bigahorana amata wari ko mubona wibeshya irushanwa ko mbona wabirakayemo ubwo ni watsinzwe hakiri kare gusa uransekeje we muri umuntu wangoroka Mario Balotelli Nyagatare iwawe w'ibisabo Alo irushanwa ryasubitswe tumaze amasaha 140 twicaye ahangaha twataye akazi kacu kare butwinjirize oya ubusa amadeni y'abandi nariye amafaranga y'abandi yose ibiryo nariye muri restaurant ibyuma nanyweye dore ubwonko z'abandi zose nikaraze ubuse nzabyishyura iki koko ninze irushanwa ubu ngubu noneho nibyo nabwiraga byose nababeshya wambwa subscribe kuri King Ira Comedians twike hashe kuko ndashaka kuba ya Jay Kofi n'umusazi ndashaka